Ikindi kibazo dufite nk'abacuruzi, ziriya fagitire za IBM urayifata ukayisohora muri mashine, ugasohora kopi ukayibika, ariko mu gihe cy'ukwezi kumwe uwakubaza icyanditse kuri iyo fagitire ntushobora kukimenya. Irasibama ku buryo nta kintu na kimwe ushobora kumenya ngo cyari cyanditse gute. Mwaduha uburyo twajya tubika izo fagitire. Uyu ni Uwanyirigira Console, umwe mu bikorera mu karere ka Muhanga, aho agaragaza ikibazo kimwe n'abagenzi b'abacuruzi bo mu karere ka Muhanga. Baravuga ko bafite ikibazo cy'impapuro z'inyemezabuguzi zisohokerwaho inyemezabwishyu za IBM zikozemo. Abacuruzi baravuga ko kuba izi mpapuro ngo zisibama, bityo bigatuma nk'iyo bagiye gusoma ibyo basohoye cyangwa binjije bitaborohera, kuba batakibasha gusoma ibiri kuri urwo rupapuro rw'inyemezabuguzi batanze. Ni ibintu bahera basaba ubuyobozi bwa Rwanda Revenue Authority kubafasha bakabaha impapuro zidasibika. Kuri ziriya mpapuro za fagitire ya IBM zirasibama, ariko sinzi ngo ni ikihe kibazo kibitera. Gusa uyihereza umukiriya akagenda akazagaruka kubwira ngo yari agiye kuyereka shebuja wari wamutumye ibyo yamutumye, ugasanga irasibamye, akaza gusaba iyindi, kandi ntabwo ushobora kuyisohora ako kanya, kuko iyo isohotse ako kanya bayanditseho itariki y'uwo munsi. Niyo mpamvu udashobora kumusohora indi fagitire, kuko ibyaba yarabitwaye ku yindi tariki yahise. Ikibazo cy'impapuro zisibama nyuma y'igihe umuntu ntabe yamenya ibyanditsweho, nyamara inyemezabwishyu ari inyandiko iba igomba kubikwa igihe kirekire. Abacuruzi bagirira na bamwe mu baguzi bavuga ko bibagora gusobanura uburyo amafaranga aba yakoreshejwe mu gihe inyemezabuguzi zibigaragaza ziba zasiba. Ibibazo duhura nabo nk'abantu bagura ibicuruzwa hirya hino kandi dukeneye kuzadekarara tukishyura imisoro. Ibibazo duhura nabyo ibyinshi cyane, cyambere ni iki, aka kamashine basohoramo kano ka invoice, kano gafagitire, agapapuro byanditseho rero ntibishobora kumara amezi 2 bidasibamye. None rero ikibazo duhura nacyo, tushobora kujya kudekarara wenda gihe kigeze ugasanga ka gapapuro karasibamye, cyangwa se wagashyize mu mufuka nabuko aho wagahiniye kasibamye. None twasabaga nimba byadukundira mukaduha agapapuro kaba gafashe gakomeye ku buryo umuti ujyaho ntusibame. Kuri iki kibazo, komiseri mukuru mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority Richard Tushabe yemera ko habayeho amakosa mu gukoresha izo mpapuro, ariko kandi avuga ko bagiye kuvugana n'abacuruzi izo mpapuro bakazihindura nubwo zishobora guhenda kurusha uko byari bisanzwe. IBM rero kirimo kudufasha n'iki, nuko nibura ishobora kubika amakuru imyaka 10. Niyo byaba byarasibamye, sinshaka kubona gutanga nanone igisubizo ku byo gusibama, ariko dushobora kubona iyo data igihe tuyishakiye icyo ari cyo cyose, bikazagufasha ubikeneye tukaziguha ukazibika, cyangwa se n'igihe kigenzura bikakorohera. Kandi kuri rero ya ziriya mpapuro mu by'ukuri ni amakosa yacu, we take responsibility. Iyo ugiye kureba abantu bagurisha ziriya IBM, bagurisha na ziriya mpapuro, hari amabwiriza tugomba kubaha y'impapuro, ya karite y'impapuro bagomba gukoresha mu gutanga ziriya IBM. Bakoresha poor quality papers, ari nazo zirimo gutanga ibibazo. Nkabagira ngo bizeze yuko ndaza kuvugana nabo turebe ikiguzi cya karite y'impapuro ishobora idasibama nibura imyaka 10 uko amategeko abiteganya. Bishobora kuzahenda, ariko twashaka ko sharing your cost, ariko wa mucuruzi akabika impapuro zigaragara adafite urwikekwe ati ejo nibaza kumusuzuma bizagenda bite. Nubwo imikoreshereze y'izi mashini za IBM irimo ibibazo, izi mashini zitanga inyemezabuguzi zizwi ku izina rya IBM, aho zatangiye gukoreshwa kuva mu myaka 3 ishize kugira ngo abacuruzi bajye batanga imisoro ku nyemezabwishyu. Magingo yariko abacuruzi ntibahwema kugaragaza ibibazo bishingiye ku mikoreshereze yazo, ibintu bisaba ko ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kigira uruhare runini mu gufasha abazikoresha gutanga serivisi inoze y'igihugu, dore ko ufashwe yanyereje imisoro abihanirwa nk'uko itegeko ry'imisoro ribiteganya. Bityo rero aba bacuruzi akaba ariho bahera bavuga ko babahindurira izi mpapuro, kuko iyo zisibamye bitaborohera gusuzuma ibyo basohoye cyangwa binjije. Mutagara Richard.